nakomeze nimusamuri. Haleluya. 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 Bimba mambo. Haleluya. Matote. Subia ako kanuni ukumva n'ibintu nakuru. Muri pastoral turanga. Abandi ni bahomba ni bature wowe uyisha. Nibanga kusha basaine wowe uyisha. Nibanga gusenga wowe se. Mbona wani yanga kusuka muri ni wowe uyisha. Uko n'ubundi wari utuye kumutana n'abatuye gahoro. Muza kura gusa murashaka. Uko muri imbaraga zikomeza umuntu yakubika ushakure. Nazagira ate tasaranga. Ndamukiriza mwene wanyu mugire ngo wirinde icyago cyo kuranga. Isa kureka arudisha heshima ya Mungu kabisa. Hii season yo kugarura agaciro k'Imana mwito. Ni season. Amen. Hii season ya masiri jariya. Ari umuntu Imana yambwiye amakuru
Ibi bani kwa demo. Ngia sita. Ngano yumuswano. Mana tugeza demo birishi bintu byose. Bihari rwanyu bushake bw'Imana demo birishi. Nari bishi. Yesu ndiye kugira 60. Bekamubwira abashumba hari ikintu kimwe ushobora kubona mu rusengero ukabura mu kintu n'icero kirarangiza amavuta ngo tuzaba tukireba mu bwenge tuzagitegura neza imyaka itatu ikarangira wayo igisuzuma hari ikintu cyose iyo bazanye aba bacu bagapana mu bazana ikintu cyose bazana asaba kumenyera kandi aba bacu abanyafurika aba baragoye cyane. Yesu anamwambia masikiliza nikwambie. Hayo unayoyaongea ubunisha urabura ngo urubaka kandi nishe naje kubaka imitima yacititege n'abantu bahebarira baza witonda umushinga wo kwigira enjeniyeri turi enjeniyeri je navuye mu ijuru ari enjeniyeri sasa ugane pole pole ntukemera ko abantu bose bakomeza kukumenyera hari kimwe ugomba kuvuga ikindi gihe ugaceceka ikindi gihe ugatuza hanyuma ibikorwa byonyine bikavuga. Ubimenya nibwo buzima bisama oragashira kanisiza uzawirinda gupangagura amagambo uzugira amagambo uvuga na yangu cece Petero aravuga ngo reka cece ngo baramufata bamutunga ibinuru ijuru ririshe bakamuri gereza bogereyo cece ijuru rirya cece reka kubwira iyo cecetse mu buzima busanzwe ariko utaracecetse muri pase mu byo wakoze biza bituma Imana idaceceka. Ibituvuganira si ibiturimo ibituvuganira n'ibyo twakoze subira ibituvuganira si iyo ntebe wicayemo ariko ibituvuganira hari ibyo wakoze.
ijuru rireba parikuru y'urugendo rwa Yesu na Petero, parikuru y'urugendo rwa Yesu na Petero. Kw'ijuru riza rireba ukuntu mwagenda kuva mu bibagobogo ukiciga primaire hajya kuri